imyaka 37 y'amavuko nta mwana agira kandi yarigeze gushaka umugore bakamara n'imyaka 3. Mu myaka y'ubusore bwe yarihirinze arakora cyane ndetse aniyubakira inzu y'akataraboneka ivuye mu mitsi ye, ariko agiye gushaka uwo bayibanamo ntiyabona umufasha umukwiriye, ahubwo abona umugore wamugoye akabura uko amugoragoza, bikarangira amuganishije mu nkiko, naho bahagera akamugora agira ngo amwime gatanya, nyamara we adashaka ko bakomeza gutana mu mitwe. Birasa naho ubuzima bugoye umuhanzi Nehemiah Platini yakuriyemo aribwo bwakomeje kumuherekeza kugeza abaye umugabo, akanashaka umugore ariko bagatandukana batamaranye kabiri, yewe nta n'umwana babyaranye, mbese nawe yabaye magorwa nk'uko yigeze kubiririmba. Guhera muri 2021 kugeza 2024 mu bitangazamakuru by'imyidagaduro hano mu Rwanda havuzwe inkuru z'uruhererekane zigaruka ku muhanzi Nehemiah Platini n'umugore we Ingabire Olivia. Icyo gihe abasomaga inkuru z'imyidagaduro batangiye basoma inkuru yavugaga ko nyuma y'amezi 4 gusa Platini n'umugore we babanye bibarutse umwana w'umuhungu. Gusa nyuma y'igihe gito aya makuru agiye hanze, byatangiye kuvuga ko mu rugo rwa Platini ibintu biri gucika, ku buryo ngo byagize naho buri wese afata icyumba cye kandi barabanaga mu nzu imwe nk'umugabo n'umugore. Nanone nyuma y'igihe gito byatangiye kuvuga ko Platini yagiye gupimisha umwana ngo arebe ko ari uwe, ariko agatungurwa no gusanga uwo mwana atari uwe. Kuva icyo gihe hakomeje kuvugwa byinshi kuri iyi couple y'ibyamamare, kugeza byemejwe ko batandukanye byemewe n'amategeko muri 2024, ndetse bikanemezwa ko bombi batandukanye nta mwana bafitanye. Gusa kuva muri 2024 kugeza ubu umuhanzi Nehemiah Platini arasa n'uwahunze itangazamakuru, ku buryo no kumenya ibyo ahugiyemo bisa n'ibigoranye cyane, yewe hari n'abavuga ko ashobora kuba yararwaye indwara y'agahinda gakabije. Ariko se mu by'ukuri nyuma y'agatanya Platini abaye hate? None si yaba yarabonye umukunzi mushya umwibagiza ibyahise, cyangwa icupa niyo nshuti yonyine akizera nk'uko yabigarutseho mu ndirimbo yiherutse kubica bigacika? Ni byinshi ukwiye kumenya kuri uyu muhanzi Platini umaze imyaka irenga 16 muri kariyeri ye ya muzika, birimo n'igikomere cyo kuba yarakuze arirwa na mukase kandi nyine umubyara akiriho, n'ibindi bigwi byihariye byamuranze muri kariyeri ye ya muzika, guhera akiri mu itsinda rya Dream Boys yarahuriyemo na mugenzi we bakuranye Mujyanama Claude wamamaye nka TMC. Ikaze rero mu isi y'ibyamamare, aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Icyo gukora urakizi. Inkunyemerera uyu munsi tugaruke ku rugendo rurerure rw'umuhanzi Nehemiah Platini wanyuze muri byinshi bica benshi intege, ariko wakanga kabirenga akayamvugo igira iti isi ni guha amase ntuzayinubire, ahubwo uzayafate uyagire ifumbire. Muri iki kiganiro turaza kumenya byinshi birimo n'ubuzima Nehemiah Platini abayeho muri iyi minsi nyuma yo gutandukana n'umugore we Ingabire Olivia, nawe wamuteye igikomere cyo gutinya kongera gushaka umugore. Ubundi Nehemiah Platini wamamaye nka Platini P yavutse muri Nzeri 1948, avukira i Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ababyeyi be bari barahungiye kubera amateka y'u Rwanda ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Cyakora nyuma yaho umuryango we waje gutahuka kimwe n'abandi banyarwanda bose. Umuryango wa Platini ukigera mu Rwanda, kubera ko Platini yari yaratangiye kwiga akiri muri Kongo, yahise akomereza amashuri ye abanza muri Ecole Primaire ya Nyanza ya Kicukiro. Icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye kigikomereje muri Ecole Secondaire de Gasange Ibyumba, ahava ajya kwiga icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye muri Groupe Officiel ya Butare. Nehemiah Platini yaje gukomereza amasomo ye i Butare mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho, ari naho yatangiriye kumenyekana muri muzika nyuma yo gushinga itsinda rya Dream Boys yarahuriyemo na Mujyanama Claude wamamaye nka TMC muri 2009. Iri tangazamakuru Platini yigeze muri kaminuza yanarikoze ku maradiyo abiri, ariyo Radio Salus na Isango Star, aho yakoraga mu biganiro by'imyidagaduro. Gusa bitewe nuko Platini yari yarihebeye muzika, iby'itangazamakuru yaje kubireka yikomereza kariyeri ye ya muzika. Reka noneho tuvuge byinshi byaranze ubwana bwa Platini. Ubundi mu bwana bwa Nehemiah Platini yamenye ubwenge atabanananye n'umubyara, ahubwo yisanze arirwa na mukase na papa we utarakundaga kumuganiriza ku mateka ya nyina.
ibyo ngo byatumye Platini akurana igikomere cyo kubura urukundo rwa kibyeyi, ibyatumye akura ari umwana wigunze cyane kandi utavuga menshi. Nakuze ndi hustler niko navuga, ntabwo nigeze numva rero none imagine ko nubundi it's like someone ntafite nubundi ntabwo nigeze ngira amarangamutima ko nakuze numva ko nta muntu ufite iruhande rwanjye. Cyakora Platini yaje kumenya nyina mu mwaka wa 2015 ubwo bahuraga. Platini afite imyaka 27 y'amavuko ndetse yaranamaze kuba icyamamare muri muzika nyarwanda, cyane ko itsinda rya Dream Boys uyu musore yabarizwagamo ryari mu yaragezweho icyo gihe. Nyamara nubwo Platini atigeze amenya nyina akiri muto, urukumbuzi rwo guteteshwa na nyina umubyara rwaramurenze n'abatangira kumushakisha akiri muto bitewe n'uko ngo yari afite amakuru kakiriho. Narabaririje, sinibuka ko nakoresheje uburyo bw'inyandiko, ariko nabarizaga ku bandi bantu nyega ko bashobora kuba bafite information y'ahantu aherereye. Igikomere cyo gukura atarirwa na nyina umubyara cyatumye igihe yatangiraga muzika mu itsinda rya Dream Boys ahitamo kuririmba ku buzima bwe bwamubabaje akiri muto, agamije kwiyomora icyo gikomere, by'umwihariko aburirimba mu ndirimbo Uzambarize Mama. Agafoto kawe na tata kera muri bato kaneri kinika, uzaze nanjye nzateta mbere nk'abandi bana, uzaze nanjye nzateta, uzaze uzambarize mama niba kinyibuka, uzambarize mama niba kinyibuka. Iyi ndirimbo yari ishingiye ku nkuru mpamo y'ubuzima bwa Nemeye Platini. Kuko wumvisha amakuru ko mama wawe ariho, nubwo utari umuzi ati muzamumbarize niba kinyibuka. Inspiration yavuye aho ngaho rero, kwaza ati mumbarize niba kinyibuka. Si utwandiko nagiye mwandikira nkiri umwana yaratubonye. Rero kimwe n'abandi bana bose bakiri bato, Platini nawe yakoranye inzozi zitandukanye zarimo no kuzakina umupira w'amaguru, nubwo byarangiye abaye umuhanzi ukomeye. Gusa nubwo gukina umupira w'amaguru atari byo byamuhinduye icyamamare, burya yarabikoze kandi anagera kure, kuko mu rugendo rwe nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru Platini yakiniye ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 15 ndetse anakina muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri hano mu Rwanda, ubwo yari umwe mu bakinnyi b'ikipe y'Intare. Kugeza aha birumvikana ko uyu mufana ukomeye w'ikipe ya Manchester United na rurangiranwa muri ruhago y'isi Lionel Messi iyo ataza kuba umuhanzi ukomeye, yari kuba kizigenza muri ruhago, wenda agatsindira Amavubi kuri ubasa n'ayabuze umucunguzi. Gusa impano yo kuririmba nayo Platini yigaragaje akiri muto cyane, kuko ku myaka 10 y'amavuko mu 1998 yaririmbaga kandi akanayobora korali y'abana. Reka noneho tuvuge ku birebana n'uburyo Platini yongeye guhura n'inshuti ye kuva mu bwana, Mujyanama Claude, bagahita bashinga itsinda rya muzika rya Dream Boys ryaje no kuba ubukombe haba mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ubundi uretse kuba Nemeye Platini yarabarizwaga mu itsinda rimwe na TMC, bari basanzwe bafite byinshi bahuriyeho, birimo no kuba baravutse mu mwaka umwe bakanavukira ahantu hamwe, yewe bakanaba inshuti bakiri bato. Bombi bakuze baririmba muri korali ndetse banize ku kigo kimwe ubwo bigaga mu mashuri yisumbuye muri groupe officielle y'Ibutare. Muri 2008 Platini akirangiza amashuri yisumbuye yahuye na TMC wari umaze umwaka umwe atangiye kuririmba injyana ya hip hop, maze bahita bashinga itsinda rya muzika baryita Dream Boys. Muri uwo mwaka rero nibwo begereye producer Lick ngo bakorane, maze nawe arabibemerera, ariko ababwira ko byaba byiza bakoze muzika yabo mu njyana ya bongo, ari nabwo TMC yarikaga kurapa agatangira kuririmba bisanzwe. Gusa injyana ya bongo baje kuyongeraho injyana ya R&B, maze ibihangano byabo birushaho kumenyekana. Dream Boys nk'itsinda ryari rikivuka muri 2009 ryahise rikora indirimbo ya mbere yari iri mu rurimi rw'igiswahili bayitaniriza inguwa, yari ikoze mu njyana ya bongo. Iyi ndirimbo yakiriwe neza n'abakunzi ba muzika nyarwanda, ariko yatumye Dream Boys ikundwa ikanamenyekana cyane niyo bise Magorwa. Iyo Platini abajijwe isoko y'iyi ndirimbo asubiza muri ubu buryo: yaturutse ku bana nabonaga mu muhanda mvuye muri universite, natahaga abantu bita Itumba, ntashye kuba umuntu abatashye mu gitondo,
nako nimugoroba mvuye muri kaminuza mbona abana baryamye mu miferege niko magorwa inspiration yaje nta kintu abushobozi nanjye nari mfite mbona afataga 25 ya bourse nayatazira ku gihe neza ngomba kwishyura mu cyumba nkanaryama muri kirimi quickly urumva mbona ko ubuzima bwabo babaje nta kintu nabafasha iyo sinyo nakwiyo ndirimbo maze kuyandika gutyo urumva tukura nari iki gutyo turayikora indirimbo twumva n'umurongo abantu bahise bakunda ko indirimbo aradutunguye. Nyuma ya iri tsinda rya muzika ryakomeje gukora indirimbo nyinshi zumvikanamo agahinda n'amaganya nka Sinzika, Uzambarize Mama, Mpamiriza Ukuri, Wenda Zaza, Wagiye Kare, Uzahaha Uronke n'izindi nyinshi. Rero bitewe n'ubutumwa busa naho ari ubuzima busanzwe bwa benshi buvanzemo n'amaganya yumvikanaga mu bihangano by'aba basore bari bakiri bato, abantu benshi bisanze mu rukundo n'indirimbo zabo, binatuma iri tsinda rya Dream Boys ryikwizaho abakunzi benshi banarifashije kwegukana Primus Guma Guma Superstar ya 2017 nk'igihembo cyarutaga ibindi muri muzika nyarwanda. Gusa nk'andi matsinda yose ya muzika, iri tsinda rya Dream Boys ryaje gusenyuka, buri wese atangira kwikorana ku giti cye guhera muri 2020. Gusa bakiri kumwe bakoze byinshi kandi byiza, birimo no kumurika album 6 ndetse banegukanye ibihembo byinshi bitandukanye, birimo ikitsinda ry'umwaka mu bihembo bya Salax Award 2011, bongera kwegukana iki gihembo muri 2012, aho n'indirimbo yabo Bella bahuriyemo n'umuhanzi Kitoko yabaye indirimbo nziza y'umwaka wa 2012 n'ibindi byinshi. Gusa igihembo gisumba ibindi byose iri tsinda ryegukanye ni Primus Guma Guma Superstar ya 7 begukanye muri 2017, maze bahabwa igikombe cy'uwo mwaka n'akayabo k'amafaranga agera kuri miliyoni 24 z'amanyarwanda nk'igihembo nyamukuru. Aba basore rero basa n'abatangiye kudutera irungu muri 2020, kuko uyu mwaka wabaye wa 11 icyarimwe uba n'uwa nyuma kuri iri tsinda ryaranzwe no komora imitima ya benshi. 2020 yasize hari umwuka wo gutandukana kw'iri tsinda, kuko kuva mu mpera za 2019 aba basore batangiye kugenza make mu gukora indirimbo n'ibindi bikorwa bya muzika bitandukanye bari basanzwe bahuriramo. Indirimbo aba bahanzi batandukanye baheruka guhuriramo niyo bise Sinkiri Muto, yasohotse tariki 14 Ukwakira 2019. Aba bahanzi bakimara gutandukana, TMC yahise kigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho Platini asigara mu Rwanda, ariko we yongera umuvuduko mu gukora ibihangano bye ku giti cye. Muri 2020 indirimbo Veronica yabaye ya gatatu Platini akoze atari kumwe na TMC, nyuma ya Yamotema yakuranye na Neri Ngabo na Fatamano yakuranye na Safi Madiba. Gusa muri iyi ndirimbo Veronica, Platini yumvikanye acyurira uwahoze ari umukunzi we Diana, bari bamaze igihe gito batandukanye. Gusa inkuru z'urusobe rw'ibyiza n'ibibi zarushijeho kuba nyinshi kuri uyu muhanzi Platini hagati ya 2021 na 2024. Izo nkuru zagarukaga ku buhemu Platini yagiriwe n'uwahoze ari umugore we Ingabire Olivia, babanaga guhera muri Werurwe 2021. Ibirimo kuba umugore we yaramucaga inyuma, kubyara nyuma y'amezi 4 yonyine babana, no kuba hari umusore wahamagaye Platini akamubwira ko umwana umugore we aherutse kwibaruka atari uwe, nibyo byatumye Platini n'umugore we batangira urugendo rwihishwa rwo kwaka gatanya, rwatangiye nyuma y'uko Platini avuye gufatisha umwana ibizamini bya gihanga agasanga uwo mwana ntabwo ari uwe. Tariki 27 Kamena 2024, Platini yatandukanye byemewe n'amategeko na Ingabire Olivia, babanaga nyuma yo kumarana imyaka 3 n'amezi 4 nk'umugabo n'umugore. Nyamara mu bihe bitandukanye Platini yakunze kubazwa n'itangazamakuru kubirebana no gutandukana n'umugore we, ariko akabihakana yivuye inyuma. Gusa hari andi makuru yavugaga ko umugore wa Platini yasabye ko yahabwa miliyoni 35 z'amanyarwanda n'imodoka yisumbuye ku yo yari afite kugira ngo yemere gatanya nta ngorane. Bidateye kabiri iyi nkuru yabaye impamo iyo modoka n'amafaranga, Olivia bihabwa mu ibanga rikomeye, maze nyuma urukiko rwemeza ko aba bombi batandukanye, ariko hatabayeho kugabana imitungo. Icyo gihe urukiko rwanemeje ko aba bombi nta mwana babyaranye, bityo ko nta nshingano za kibyeyi zizabaho kuri Platini nyuma y'itandukana ryabo ryemewe n'amategeko ryabaye tariki 27 Kamena 2024.
rero nyuma y'itandukana rya Platini n'umugore we nta na hamwe mu itangazamakuru Platini yigeze yongera kumvikana avuga ku birebana n'ikigiye gukurikiraho. Birumvikana ko Platini kugeza ubu asigaye yibera mu buzima busanzwe nk'abandi basore bose b'iki gihe, gusa icyo atandukaniyeho nabo nuko abarusha ubunararibonye bw'urushako rubi yamazemo imyaka 3 n'amezi akanaruvamo nta n'umwana abyaye ngo wenda azajye amwibukira ku mugore we batandukanye. Kuri ubu uyu muhanzi Nemeye Platini asigaye yibera mu nzu ye y'igitangaza iri mu karere ka Bugesera, ndetse ibikorwa bye bya muzika birakomeje. Yewe anaherutse gushyira hanze indirimbo y'Imana yise Wa Musaraba. Rero nubwo hari bamwe bagiye bavuga ko Platini ashobora kuba yararwaye agahinda gakabije, ibi nta kuri yewe nta n'ishingiro bifite, kuko uyu muhanzi akomeje ubuzima kandi amerewe neza. Gusa reka twe nk'abakunzi be tumwifurize guhirwa n'urugendo rwe rwa muzika, tunamwifurize kuzabona umukunzi mushya uzamuhoza amarira yatewe n'umugore we wa mbere. Soza nakwibutsa ko mu minsi yashize Platini yari yarabonye sosiyete yo mu gihugu cya Nigeria imutera inkunga mu bikorwa bye bya muzika. Gusa guhera mu myaka mike ishize imikoranire ye n'iyi sosiyete ishobora kuba itaragenze neza, kuko ntaho bakigaragara mu mikoranire. Mukomeze muturebe kandi mudukunde.